ngiye cyane cyane ndikundira ku mabere akatwonka no mu matwi ibintu nk'ibyo no mu mutwe buriya ubwenge buya bwagiye wankorera icyo ushaka. Wowe iyo uri kumwe n'umutipe ukabona gushyukwa byanze umufasha iki kugira ngo igitsina cye cyongere kigire imbaraga zo kwihuza mu gikorwa Flex? Reka nkubwire na rimwe ushobora buriya ngiye mpita byoroshye na rimwe ushobora konka igitsina cy'umugabo ngo ntashyukwe, ntabwo bibaho. Imva nta nubwo bitinda. Okay, abagore benshi hano hanze bafite ikibazo cy'uko abagabo babo iyo bavuye mu kazi cyangwa se banirirwanya ariko bagakora inshuro ya mbere, kandi inshuro ya mbere ku bagabo bose tubizanyeho turi rusange atazayo babeshya kurangiza vuba. Nubona n'umutipe atarangiza vuba menya ko amaze gusambana ako kanya wowe uri uwa kabiri. Ndabeshya niko biba bimeze. Urumva abatipe bose umuntu wese udaheruka umaze iminsi nibura n'ibiri atarongora aranywa bagomba kurangiza vuba. Nta muntu abasore bose kereka abatipe bakoresha imiti itandukanye cyangwa izindi drugs zitandukanye. Ariko noneho hano hanze abagore bafite ikibazo ko nyine bafite ikibazo ko nyine abagabo babo barangiza vuba kandi bongere gushyukwa. None ndagira ngo umbwire uwa mugore azakora iki? So arangiza vuba azakora iki nyine kugira ngo umugabo abone ituru ya kabiri? Kuko wari umaze kutubwira just ko wowe ugerageza konka igitsina. Noneho nyine urangira neza uwo none se nyine nabo bazabazonka igitsina nabo bazasisa abagabo babo bazonka imboro z'abagabo babo bizakunda. Ntabwo ari ibintu birebire gusa. Ngiye sinzi ikindi kintu